Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 26 Gicurasi mwaka wa 2025 kuwa mbere iragira iti inzozi zawe nta kizazibuza gusohora. Inzozi zawe nta kizazibuza gusohora. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza igira iti amasezerano yose uko Imana iyatanga. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
cyane bene data, aravuga ngo isi n'ibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Arangira avuga ngo nubwo turushywa n'abantu, twizera Imana yacu, Yesu niwe uzadufasha mu bitugerageza. Mu gihe ngo tubuze inshuti, tugumane ukwizera. Yesu niyo nshuti nziza izahorana natwe. No ku byo tubona mu isi tugumane ukwizera, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'Itangiriro, ibice ni 50, umurongo wa 19 tugeze kuri 21. Haravuga ngo Yosefu arabwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana. Ubwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho, none ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza, ababwira neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadusome mu gitabo cy'Abaheburayo, nako mu gitabo cy'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 8, umurongo 28 tugeze kuri 30. Haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ntukiteranye burya n'umuntu Imana yagize icyo uvugaho, kuko uzaba uruhira ubusa. Mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 37 guhera ku murongo wa 12 kugeza 36, hatwereka neza inkuru z'uko abavandimwe cyangwa se bene se wa Yosefu, ukuntu bose bagiye inama bakayuzuza yo kumwica, kugira ngo inzozi ze hato zitazasohora, amasezerano ye atazapfa asohoye. Aho Yosefu yibwiraga ko ari kubwira cyangwa se kurotorera bakuru be ibyo yarose, yibwira ko babyishimiye, kandi nyamara bashiriye mu mitima bati kano kana katangiye kwishyira hejuru, cyane ko ise Yakobo yamukundaga cyane, ukerekane ko kazabayobora. Umugambi wo kumwica barawunoza, niko kurengerwa na Rubeni by'igice, ariko nawe ari muri uwo mugambi. Ataho kumwica tumugurishe n'Abishimayeli, hanyuma umwenda cyangwa se ikanzu ye tuzafata intama tuyice, hanyuma tuyigaragure mu maraso, niturangiza tuyoherereze data Yakobo, tumubwire ko inyamaswa z'inkazi zamuriye. Uko biri kose mu bihe nk'ibyo, iyo Imana ikigufite umugambi mwiza kandi yibuka ibyo yakuvuzeho, ntibura kugusigariza ba Rubeni bagerageza kuvuga bati ye kuzatugwaho, azagwe ahandi, bityo naho nawe aho gupfa none ukazaba wapfa ejo. Niko byagenze, kuko yaje kugurishwa muri Egiputa, kandi ibyo bangaga ko azababera umutware, umuyobozi, birangira n'ubundi abayoboye. nawe ushobora kuba warahuye n'intambara zabanga ko uzamuka cyangwa se ugera mu ntera runaka, cyangwa se yemwe no kuyobora. Nimba ari Imana yabivuze, byanga byakunda
izicira inzira kandi uzabayobora ndetse banayoboke. Burya umwanditsi cyangwa se burya Pawulo yandikira abaroma mu bice 8 murongo 28 kugeza kuri 29 haragira ati byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye, kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Rimwe na rimwe iyo duhuye n'ibidusharirira bibwira ko nta biryoshye bivamo, kandi nyamara burya nk'uko Samsoni yabivuze, mu muryi havuyemo ubuki. Ntawabasha guhindura icyo Imana yanditse, cyabasha kugisiba ku buzima bwawe. Icyo yagusezeranyije izagikora. Guma ku rugamba gusa, amaherezo uzanesha. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Data, turagushimiye ko icyo watuvuzeho ntawe uzigera gisiba, icyo wagambiriye kuri twebwe ntawe uzigera agihungabanya. Amasezerano dufitanye nawe twizeye ko utazigera wemera kuyahindura, kuko utajya wivuguruza. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, mu izina ryawe rya Yesu Kristo musenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mshima mkuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana na mwese bene data. Bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza ndetse n'intangiriro nziza y'icyumweru. Shalom shalom, ndabakunda.